Mama Didier. Karam. Hari ikintu nshaka kubwira. Kandi ikintu ndi bukubwire. Ucyumva ukiteho. Yego. Sinzongeye kubisubiramo. Yego. Sibyo? Muri iyi minsi ndagira ngo uhe gahunda ugomba kugenderaho. Indyo gucaracara muri salo no. Urabona tuvugishije ukuri umaze gusaza. Sibyo? Abana turabafite. Hari ikindi gishaka? Vuga ngo yego. Nyumva se. Ngiye kwizanira umuntu. Sibyo? Kandi ni nk'ibisanzwe. Tazatuma tuvugana nabi. Ariko si ubushize washatse gukora. Ndakwihorera. Ariko si uko nakwihorera kwako ntabibonye ahubwo ni impuhwe nakugiriye. Sibyo? Ninongera kuzana umushyitsi. Ukongera ugakatana muri salo. Wirebeshwa bya bindi uba wihengeka uhengereza. Tuzaserera. Ibyo byumve. Ikindi. Ibintu byo kuzaza witegurishwa ku meza nguzanye ngoji ngo sinzi uzajya ubizana ko nguhamagaye. Cyangwa niba na ngombwa n'umukozi aba ari ubizana. Urumva? Yego. Kumba uri gukenera. Ibintu byo kurira simbishaka. Urabyumva neza? Yego. Ese ko umuntu yicaye imbere haguruka vuba hasi usubira aho wari uri. Jya mu gikari. Gira vuba se cyangwa naziziki wenda rero ari ibintu biraho byoroheje none wahereye mu gitondo birinze bigeze saa 8 ukirira subwo wabaye iki ko nakosa ko kubunzira ikigo none si kosa byagenze bite ndabona uri kurira umukozi wo mu rugo Ubuzima nigeze nifuza nibwo bumbayeho uzi ko igihe tugezemo n'imyaka ufite n'abakire nkawe bakirira ndarambiwe sirizwa n'iki n'ukuri urarambiwe wasanga boss yongeye gukora bya bindi ubundi se ko mbona waje muri annex wicaye hano byakugendekeye bite umbaye nk'intabwa wabaye intabwa ndajugunywe nari umugore mu rugo bosi mama bosi igihe yagusohoye mu nzu yigo akucice kumbwira najyaga numva bavuga ko umuru utagira ibara umva mpabuje nyibwirira isubize ko inshuti yawe none n'igihe utashyeho kuko mana kuko wanduye ukantabara ukangirira neza ko ndushye mbega bosi w'umwana mubi uyongera gusohora n'ukuntu uri umuntu mwiza
uriya nzu wemeye kuyisohokamo uza muri aka kanexe sindi umugore sindi umukobwa nyoba w'icyundi cyunde umugabo unesheje agaciro agutesheje agaciro se kari bwo nkubwira kare akagabo kenge kuva 2020 wemeye iki gusohokera mu nzu y'uyu nkumamo haryo umugabo wawe ngo yitwa Mfizi ni Mfizi nyine arabikwereza ire meze tese kwamba kantu keza shaho merci bakaguriye hese bakamuriye Burayi ashane byo karahenze kigaragara cyo ko rero nishimiye kubuje kunsura hano ni iwanjye undi muntu tuwafatanyije ubu uzajye wisanga urumva ahose uzajya utambagira muri amazu ujya aho ushaka uryama aho ushaka urumva sibyo se sheringi nese ibipangu byose ni byawe yego ni ibyanjye ku ikofi yanjye nta muntu dufatanyije usibye ko ubu tujya gufatanya wowe bambwiye ko ufite n'ibindi bipangu mu Burusiya yego gusa se hari n'ahandi uzagenda umenye buriya iyo utindanye n'umuntu ugenda umenya n'utundi tuntu gutya twinshi cyane ubu rero nyine hano hari umukozi wumva icyo ushaka wanywa warya byose bigomba kukugeraho sibyo kandi utazazana ibyandu by'amasoni ngo koko man reka da ugomba kurya ukanywa sibyo sheri uyu murete nuko wakaba amezera hano nta kintu cyavuye nuri umukozi wayumvishe ko umunirimo oya ariko ibintu nako mbikunda umukozi yakabaye atekuwe uwaca ukaza umeze neza mare muraho neza nari maze iminsi nakubona ikintu rero buriya cyatumye nguhamagara shisha itabona marengera ngo nawe urabibona ukuntu nabaye narananutse ndasa nabi ndetse urabona naho nsanze ahubwo se wabaye iki ko ndeba itoto ryagiye usa n'utagikaraba habaye iki mare nahuye n'urugamba usibye Imana yonyine yandinze nkaba nyiriho mare se bimeze gute nahuye n'intambara arizo nshaka kukubwira mare umugabo wanjye yankoreye ibintu ntari niteze ntatekerezaga ko bizaba mare umugabo wanjye yagiye anyuriraho abagore akazana abagore uyu munsi umugore ejo undi umugore noneho arangije afata umwanzuro ntakuka azana umugore aramunyereka ariko yanabineguje nose buriya najyaga mbibabwira mukagira ngo ni imikino aravuga iyo avuze abategetse birangiye mwana we nuko byakugendekeye umugabo nuko yaguhindutse n'ukuntu yagutwaraga neza aguha keya akwishimiye nuko yahindutse ariko reka nkubwire ihangane niko zubakwa niko bigenda mu buzima ubundi urugo ni ishuri iyo urusohotsemo wararugezemo rero ubwo uba watsinzwe ihangane icyupfa nuko wasezeranye si wasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko wowe komera twebwe turakomeza gusenga kandi Imana dusenga iratwumva kandi izadusubiza ikindi kintu ugiye gukora uwo mukeba wawe ntukamwereke inabi nubwo yakubabaza ujye wihangana kandi wirinde kubibwira abantu bose kuko urugo ni urw'umuntu ubwe wenyine ntabwo ari urwa benshi ubundi dufate umurimo wo gusenga twinginga Imana yonyine niyo izaza ikabikemura kandi nizeye ko izabikemura neza nawe ukongera ukishima
mba mukecuru ngwino hano cazgonga ubundi umaze iki muri uru rugo uri umupagasi uri umugore uri igiki ntabwo ari we mbaza kutavumbura ndi umukozi mukozi ni ukwavutse se cyane amamesa uba wisize niko navutse umva ubu urabona icyo gifu cyanjye kiri gusika iki ndi buguhekenya umukozi imisatsi iki abakozi ko biyogoshesha ubundi aho kwisukisha uyakura cyangwa shaho uncinya umutware wanjye yakubwiye ngo iki yabwiye ko ngomba kujya mbyuka nsanga ameza ateguye none kiraho kiri narindiriye ngo mubwire ibyo mufata mu nteko mpande mutegure mbizi ubundi uri igisazi bakurashe mu mutwe ubundi genda unegurire umureti akaji iminota itarenze 2 urumva sodoka ako wa mugabo uri muzima warasaze cyangwa ndi muzima cyane wasonye nakubonye ntanakumvise ese ubwo urashaka uru rugi amafaranga rugurura yazi hari n'urumiya rwawe ruriho uruciye wazumbwira ngo iki cyangwa ubona barankize hano nk'umurembo shakingura shamfisha ubutumwa bwihutirwa ubutumwa bwihutirwa mva nkubwire hano ntago bahinjira uko biboneye hano barabanza bagatanga imisoro sirirwa uvuwirirwa ubeshya ngo uri pasiteri nanjye mpa ku maturo noneho mbanze ndebe uko bimeze ubundi suragenzwa n'icyanga ihangano nkingurire kuza kwawe se bimaze iki ko namabuja bamusohoye mu nzu ubwo kuza kwawe hano bitumariye ibyo nibyo binzanye kandi nje kubikemura imitwe y'abapasiteri ndayiyobewe se hirwa murya amaturo kwinjira hano nukubanza ugasora nanjye mpa ku maturo numva uko bimeze aho gukingura vuba ngene muvugane umva nkubwire jewe urabizi nta muntu ujya umbeshya uko yiboneye ngiye kugukingurira ariko nibidakemuka umura birakemuka birakemuka sane gusa sibundi shobuja arahari nyine ngo muza nizo ndazanyu ubwo se nge sinkeneye kugira inda nk'iyawe injira genda umurebe wenyikoreshwa uragenzwa n'iki ndagenzwa n'amahoro yamenya asubize mu nzu ariko se wa mugabo we turaganirira hanze ntabwo nuko iyo nibagiye urufunguzo abantu b'abagabo tuganirire hanze mbwira ikikugenza cyangwa usubireyo apadede wamaye karibu tukaganira nayo nguhaye ariko siko twari inshuti twapfuye iki cyarahindutse nakoze iki se ariko wamugane katuganira gusohotse se none hano ni iwanjye si iwawe ntabwo urufunguzo mbibagire n'undi ariko ntacyo ngatuganire mbwira ariko se urakomeje
ndakomeje na cyane ahubwo birenze uko ubitekereza. Mbwira ibikuzanye cyangwa usubireyo. nje ngira ngo tuganire inkuru nziza. Nyine mbwira ibikuzanye. ubundi ubwo ko nyamagana nk'ufite amafuta. Ucyo nyumvire. Sibyo nawe kare nkubwira. Mbwira ibikuzanye. Ntugire kamagambo menshi. Zamu nimba atarafungura gufungurire wongere mbone mu mugongo wawe nyuma. Neza neza. Neza neza. Umwuka umaze kunshirana. Ngira ikikugenza rimwe. Niwe nashakaga umpaye karibu. Ngaho mbwira. Kurumva se nkuru mfite ari nziza nashaka kwivugira hanze. Zira ntebe zirahenda my friend. Nanjye namishe. Nabibonye wambaye n'ikote. Ngira ikikugenza rimwe. Ubu se koko uretse ko ndi umuntu w'Imana ubizi neza ko ntajya njya mu mandwe uwakwita intuza yabakosheje mba intuza ceceka ugafata icyemezo udatuma ibintu ugasohora umugore mu nzu. Reka mubwire rero yivuge neza uyitobore. Ntabwo nyivuga ko mite nkunyura mu zuru nona ubone mpingutse hejuru mu gihe hori bivuge wumva. Ariko se Mana yanjye koko noneho nkora iki koko ko ntacyo nakora ko nsenga ngo ndebe ko nagira amahoro ngubwe neza. Uyu mugabo ko mufata nagerageje kumufata neza kugira ngo ndebe ko yanyumva kamba hafi ko namwubashye ntacyo nakoze. Mana yanjye noneho nge birandenze. Reka nze mpamagare mujyanama ndebe ko hari inama yangira byibuze nkagubwa neza. Ikintu cyaguteye kwirukana umugore koko ni iki? Nicyo cyo kuzanye nkabibona uje wiyambarishijwe ubukote kugira ngo nyumbwire iby'abagore wambwira iby'abagabo ntumbwire iby'abagore ku buryo ufata umugore ukamusohora mu nzu. Nyine umugore ni uwanjye inzu ni iyanjye yagenda igihe nshakiye akagaruka igihe nshakiye. Reka nkubwire se kuzinga amashati bimeze bite? ahubwo isengeri ndwanisha nuko nayibagiwe. So ukubeshya gusa reka ngo amahirwe yanyu. Reka ninjire mu nzu wanjye sinongeye kumva ukomanga gutya na gake. Nubwo nta komanga ariko ubitekerezeho icyemezo wafashe kiragayitse pepe. Ariko ubuzamu ari hehe ibyo ndinda gutana amagambo nawe. Mwiriwe mujyana. Muraho. Amakuru ni meza. Mumeze neza. Natwe turaho. Urabibona nyine ko turaho tumeze uko nguko. Mujyana ikintu rero numvaga nshaka ko tuganira. Nagira ngo tuganire rwose mbese mbiba byancanze n'impamvu mba nicaye hanigunze buriya kunsanga kuriye. Mba nibaza ko nasenze n'inginzi Imana ko ntako ntagize umugabo wanjye kuki atagaruka koko. Ubwo rero ntawe mujyanama naguhamagaye ngo nkugishe inama ungire inama y'icyo nakora kuko ngiye mba numva byanyobeye. Ndimo gusenga ariko ndabona nta gisubizo nicyo nagira ngo ngireho inama. Ibibazo byawe na papa Didiye byarenze ikati. Abana barabizi, ababyeyi barabizi, abantu bose mu nzego zose barabizi. Madame uri umugore mwiza ushoboye kwihangana. Warihanganye kugeza ubwo uza muri iki gikari ntabwo utagize. Ariko rero komeza wihangane amaherezo uzanesha. Nyamara rero buriya hari uburyo abagore njya numva bitabaza bakihagararaho. Nawe ukwiye kwihagararaho kuko rwose ubwonko bwawe yarabwononye, ubwiza bwawe yarabwononye, ibitekerezo byawe byarapfuye, mbese wataye agaciro. Ariko ihangane wihagarare. Shaka uko wihagararaho. Singutumye ngo wihagarareho nk'aba bagore njya numva hirya ahangaha ujye ubumva nawe ujye ubumva. Bagiye bafata ngo imigozi bakazirika abagabo baryamye barangiza bakabirinduriraho matera kwa kundi bakazana umuhiri. Ntabwo ari ibyo nkubwiye kandi sinkubwiye ngo uzashakire sida umugabo wawe kandi sinkubwiye nabwo ngo uzamuca inyuma. Ntabwo ari cyo gisubizo kandi nanone ntabwo nkubwiye ngo uzagira ute uzamutwikisha amazi ashyushye. Sinakubwiye ngo uzamutwikishije amavuta. Shaka ukuntu wihagararaho nawe wiha agaciro. Ugerageze
uburyo nawe uzabona ko bibaye mu buryo bukomeye nawe azabona agaciro wari ufite. mujyana ni ukuri ndabyumvishe namungiriye nzareba rwose. none se Manoina byagendaga se ku kazi cyane akazi ko biragenda ariko mu rugo urakinga babiri ntukuri ntamwe se natwe uretse kubona nagiraga ikintu mbona mabuja kirimo hariya none dore baramusohoye nsigaye nirirwa ku rugi nkurinze imbwa barabimbwiye. icyakora nkubwire Manoina ca inzobe isakuriye koko isohoke ureba n'amaso yawe koko. ariko reka nkubwire si ukukubeshya nanjye nabuze uko nabigenza. bose agira atya shaba aramusohoye amushyira muri annex none nsigaye n'imyumbati nararyaga agafiriti na mayonnaise amushyira muri annex. yego sha ukimara kumenya ko yagize umunsi wakoze iki ariko ubwo bwana bwawe kuvuyemo shamati yareka nkubwiza ukuri iki so kukubeshya nanjye waribuze mabuji yatambuka n'iriya nzobe mana we aragenda azunguza amabuno ye yatambuka kuze ko yatambuka cyangwa ndi kumira amaritiro ariko nkaburaho muhera ngaho ngira inama gusa ari we wakora iki akabosi kari hari ari kurakaza ndamuzi nyine sibyo nakubwiye nti nta wowe nta nashoboje ejo kaza nyundi ngaho ariko ntacyo iyo ahaza aragusigira agira ati aragusigira sishoboje se keretse yansigira mabuja none se ahubwo se bariya bose ntago mbazi Mano rero mfite ubukene bumereye nabi. Ubukene pe narinje kukuguza niburi ibintu nzayaguha n'ukuri kw'Imana. Matiya bizi rero ntabwo nakwima uri inshuti yanjye pe ndabizi ko niyo kwa boss arako nabonye ndaguhamagara tukibeta tukagira uko tubigenza. Ndabizi rwose boss yambwiye kazampembera wowe uzagaruke ibyo bitanu nzabiguha. ese kuri amabuje bamwirukanye nta kintu afite kare wajyaga mpfunyurira hakampa cyangwa se wenda nimugoroba dore nyine baracyaryamye nakagahabara ke bimereye neza urumva niba babyuka saa 5 uze kugaruka nimugoroba ndayaguha. Urakoze wiba umwana ariko gute se kandi Matiyasi amva nawe wirwaneho nyine gute se nyoko uri muri annex ngomba ugira icyo umubwira ariko urakoze shama iriya nzobe ndayireba nkarabyina nkavuga namuhera hewe zibona abana niba yari yomba icyo ngukundi zibona abana inama zawe Shakire ubundi Matiya yabaye kugira inshuti nkawe bakazibona abana hano ariko se muraho natwe imvura hano itumereye nabi dore sinzi nibwo wasanga imyaka yarayishe. Injira wowe fungura winjira. Uhagaze mu matwi kuri telefone. Uretse hari umuntu nyinjiriye mu biro adakomanze reka manze mvugane nawe. Ngiye nsigaye mfite ibiro. Uretse kwanza mvugane nawe. Ajya kwa mushiki wanjye bakandindira umuginga kweli. Harya we ngurisha jegera. Ariko nawe warabize wa. Shegera. Aha se niho baza kujegerera. Nje naje kwa mushuti wanjye. Kwa mushuti wawe. Cyane. Umva nkubwiza ukuri. Uyu munsi nge nawe tugiye kuba babiri ibi bipantaro by'umukara ndashaka kubihindura umweru. Turumvikana? Mwamwiyambarishijwe ubukote muza kuza mutesha umutwe hano umva nkubwire.
twumvikane kwanza. Abanyamagambo. Niki kikuzanya hano? Ngewe ikizanye dushinzwe gukimenya kuri kumura umuzamu. Ngende umuzamu. Umva nkubwiza ukuri. Ngiye kukwereka rero ko ngewe hano na boss n'ijambo navuze ntarya kuraho nta niryo yongeraho. Uranyumva? Uri bako kazi ufite yarakubuzamu gusa. Ubuzamu. Nta wundi ubasha wundi zo naje mbikwereke sasa rero. Ngiye kukujegeza niba uri n'ibiceri nkujegeze nibwo noneho uri bwumve urumenye icyo jegera cyangwa ngewe icyo ndicyo. Uranyumva? Ni kofura koresha si ni inkoni. Kwanza reka nkubwire. Reka kwanza nkubwire. Nkuko nakubonye uza hano utambika ibirenge byawe hano nubwo bucongo butamaye agaciro. Katusubira inyuma. Nakandagiyemo hano. Jege. Ndibishoboka. Jegera. Nkujegeze ubibona. Vuga ibyo ushaka kuvuga. Ndakubwiye ngo ntago ntuma winjira hariya bose ntawe uhari. Katusubire. Inzira yakuzanye urayibona. Namparenge ngere no muri salo imbere. Ntatumye winjira se ubundi wawe. None se ahubwo uransunika urangira ute nintemera ko winjira. Ngiye wahonje ibyo nje mu ndabizi n'ikinzanye ndakizi. Rero uri umuzamu wa hano aha niho wirirwa aha niho urara ushobora kuntangira. Uje kureba ntawe uhari katusubire. Noneho ni wowe uhari. Ngiye uhari. None se uhari ntemera ko umuntu atambuka. Reka. Ariko se ubundi papa Didi yagukuye he? Aho yankura hashinzwe. Shaka guhamenya. Wowe hano urangaje kugira ngo umenye aho yankura. Yewe shaka kumenya aho yagukuye nkamenya n'uwo uri wo mu rurugo. Ntacyo ushinzwe kumenya sasa rero. Nicyo ngicyo. Kandi muhamagaye wakwiruka. Ngiye niruka. Nawe muhamagara arabizi. Reka shaka muhamagaye nakwirukanisha ndugo yangu reka nitambukira. Wowe unyirukanisha. Wowe unyirukanisha. Kwanza ubu n'iby'imikino bivuyeho. Iyi ni rengarenga. Uharenge uwo mutwe. Ibese se ngunyuke ho ngari ngewe. Ngugo nta biro bipima nta n'iki nta n'ibyo bito nta n'igaramu. Nuko nakunyuka wowe. Jegera we umva. Iminota ibiri gusa nkwereka. Nakwereka ahubwo ari ngewe. Ari isoni. Urabibona. Ngewe nkwereke ko ari ufite amategeko mbona. Gerageza. Gerageza ko nakwesha. Ari wowe nagitoro nari rwose nese nkabanyuka higire ngabyo mu gipaho. Ari isoni. Ngaho bikora none. Jegere bikore. Uko utabikora se ngaho bikore ndebe. Mwana ubundi ngaho bikore. Yamani. Ese cyose ngo rwanisha n'amabuye. Amani. Za. Injiji yawe. Ariko se akavuye he kaze. Akavuye he. Muri nk'abagabo barakoraguye he. Kandi wowe cece. Ani usoni. Reka. Kwari yonjiji yawe wasanga munahuje n'ubwenge. Akangaka rutakiruka nawe. Oya mwita. Ukote umaze komeza akazi kawe. Ariko uryenje. Wamujinga. Kigera kanarana me kahota. Nibihekane wabyigehera. Ni viziyo wa nibyo niga tunigana. Wari umeze neza. Nta kibazo. Urabona rero ndashaka uriya mugore cyatandukanye. Noneho ikintu nshaka ngo nkorere kugira ngo ugende umuterete niba wanabyiza nzasange muri buriri. Urumva kandi urabizi rero dukina ntayirapfa. Igiro ntabwo ariyo yapfa. Ntabwo yapfa rwose. Ni nk'umuntu w'inshuti yanjye ugende umwoshyushye nimba n'agafaranga umubwire muhe ushyiremo kugira ngo abone ko muri kumwe. Urumva none wowe nzabafatane. Nabaze ikintu cyamukura muri urugo urabizi twarasezeranye. Kugira ngo agende neza rero nuko namubonana icyaha nshobora kujyana mu mategeko cyemewe. Gihamye kugira ngo mbone ukuntu mwirukana. Sibyo? Iyo deal rero uramutse uyinkoreye si ukukubeshya nazagura akantu. Ukagura umugore do agezaha simushaka pe. Ubyumve gutyo kandi. Iyo deal yo ndayishobora. Ariko mu by'ukuri urabona mama Didier afite ibibazo byinshi cyane. Ndetse nshobora kumugera imbere nta n'ikintu byose mushike kugira ngo atangiranye yiyumvemo. Urumva ari umuntu uri na buriya buzima kumugera imbere we nta kintu umuhaye yanaguca n'amazi. Ariko mu by'ukuri ugize akantu kuma nkitwaza ujya mbese ze kumuheza nk'umuntu nanjye umuri hafi atangiranye yiyumvemo yashaka kuba byiza. Aho kandi uragafite se. Nushaka umbwire n'inzu muzajyamo mbenye gukodesheje nishaka nzayikodesha amezi 5 cyangwa n'umwaka. Ariko icyo nshaka no kugira ngo mvira. Sibyo? Naramuranda.
nta bateza zagara umugore mushyashya nazanye barebana bakenda kwicana uriya mugore wawe wazanye ashobora gushiramo imyumvire tumutagira icyumba bazumbe duke twavanse byibuze ntwitwaze umugabo wagiye mu bandi bagore kumwizera ntabwo byoroshye nanjye ntabwo ndi kuvira mwaho menye yuko uvuga nawe useriye kabisa akajejya nawe ukunda amafaranga none se bageze nabahonde se mwana yaho ugira bomberera baba nigende jegera umeze ute umeze neza cyane amakuru yayo umeze nta kibazo nanjye ndaho buriya rero nashakaga ko tuganira nashakaga kugutuma kuri papa Didi cyane ko twajyaga tuganira akumva arakuvuga akakunganiriza nyine nk'umujyanama we nk'inshuti ye nk'umuntu baganira kandi ubwo nyine rero niyo mpamvu nagira ngo mugutumeho nagira ngo uzagende umumbarize niba akiguma agifite iriya gahunda yo kuguma hariya nanjye nkaguma aha njyenyine cyangwa se niba azayihindura akangarukira njye nawe tugasubirana ariko wowe ubwawe uzamwibariza guha igisubizo azaguha uzaza ukimbwire ndabizi nagira ngo uzagende umumbarize mbimenye menye ibyo ari byo rero mama Didi hari ibintu byo ubona ukabona mu by'ukuri bitazoroha kandi burya umuntu uhinduka n'utahinduka iyo umurebye mu nzira uramumenya iyo muvuganye ukamumenya kandi uzajya uzirikana ko uzaba umugabo umuntu amumenya kare rero ngewe iyo mbonye ubona uriya mugabo wawe uhinduka bigoye kandi mu by'ukuri imyaka yose amaze agutesha umutwe akuzengereza yakurebye no mu bwonko kubera ko ibintu byose akubwiye wita ko wiyibiriza ngo yego ngo ndiyo bwana ngo karame mbese iyo ubwiye ko mwubashye cyane bituma nagusuzugura buriya ugize gutya nawe ukazashaka ukunda uko rimwe byibuze umuhemu ko ntabwo umukira ukabona ko nawe kubabaza yamenya ko nawe ufite ubwenge n'ibitekerezo amuca inyuma se nk'uko nawe yabikoze jegera bishaka kuvuga ngo ubundi bajya bavuga mu kinyarwanda ngo ugusuriye nawe ntumwisure afite ukuntu ko kubona rero numva nagombye gushaka undi muntu kuba hafi cyane ko natwe duhari mu by'ukuri ntawagutererana iwawe twagiye tuhagenda neza wadufashe neza waratugaburiye waratwubashye byumvikane yuko ntawagutererana igihe wahuye n'ibibazo oya jegera ntabwo namwishyura ngenda senga kandi nasezeranye imbere y'Imana buriya nubwo ari imbere y'amategeko ariko n'imbere y'Imana njye nibuka ko naho nagize isezerano ntabwo njye nabikora ahubwo njyewe nzaca bugufi nsenge Imana izantabara ariko ntabwo iyo nama ngiriye nayemera nta kibazo nako ntabwo tukubujije gusenga no kubaha Imana ukomeze ubenga uko bivuga ariko twebwe ngiyewe ubwanjye ruhande niyemeje kuba hafi igihe cyose uzazira kundebera waza amanywa waza ijoro waza mu gitondo ngiye gusubira kwihangana kwakire ngo bese ngutege n'amatwi ngo uhe umwanya wose bataguhaye ubwo urumva rero no kuvuga ngo nubyemera rwose njye nkuri inyuma nta kibazo oya ibyo ntabwo mbyemera ndemera kukugisha inama gusa no kugutuma ariko ibyo kuvuga ngo uramba hafi ibyo batankoreye ineza ntabonye yingirire hoya ntabwo mbyemera jegera hoya rwose nta kibazo ngewe ndihangana ibyo mbwiye nzabikora Salama jeje. Salama tuzigarane mwana. Makuru mujyana. Ni sawa? Kumeze neza se. Smart man. Uvuye he? Uvuye epikwa abapfapfa bamwe bamara guhaga barangiza bagatangira kwiha rubanda bakarusenya. Mbese nawe usujye uhagera. Yambo. Ewa ninjye nare yamaze kabisa. Ariko ngiye mungiriye inama. Ya kigabo. Ari kuriya mugore. Mugiriye inama ko agomba kwihagarara. Ubundi si twe twatumye barusenya. Nibarebe ubukene buri hanze aha twarakubiswe twarapfuye bahamara guhaga bagasenya urwabo. Senya urweze bigenda bite? Umutiza umuhoro reka tubatize njye nare yamaze. Reka. Umugabo yarampamagaye. Arambwira ngo ngwino nguhe diro. Amba amafaranga waza ngo ujye kubwira umugore ngo uzamwoce turyamane njya muri amufatira mu cyaha. Ubu ndi kuyarya kabisa.
masa ndumugiye kuzana yandi turase ko nambaye neza nawe reba rwose Mbazamu nyetaba hano wongere gute ariko wese wansanze hano wonshaka ariko umenya ko ni nyokobuja we nubimbwira uburyo uri mabuja eregese gusa niko zamu kubera iki nkwamagara ukansuzuma ubwo rero uje kumpagarara imbere wifashe nk'agatadowo kugira ngo ubone uko uza kundyongora gavumvura numva urambaza iki uzi ko nakwereka umuryango ukagira umuryango ku bundi ntabwo uzi ko ni nyokobuja uri umusazi bakurashe mu mutwe ngo mabuja ariyari kankubaza ariko urambaza iki wowe ndabizi kuri zawe tuganire none uriya mugore usa n'inyama y'inyoni akora iki hano ariko yewe umve no mperegeze ngo nk'inyama y'inyoni ubwo se wowe usute oya mbasobanura rwose sinumva ni umukozi ni umugore ni umuhehesi iminsi y'igisambo ni 40 kandi reka nkubwire nyir'urugo yaraje nushaka uryo ko onyereke nyir'urugo nyir'urugo ni njye kandi kuba nagera muri urugo amategeko ngomba kuyahinda wowe yahinda ugomba kujya ubyuka ureba suve zanjye ahantu ziri uzifura uzitera ipasi ugenda uzizinga uzisubiza mu bubiko ako umuntu uvugana nawe ubundi uramuzi kuva wagera hano uzabaze na bosi wawe njye ku mategeko natanze ntawe ukuraho cyangwa ngo yongereho wanjishiwe uruzinga ubundi suri yaruzanye n'iyi iyanzanye niyo izagusubizayo kandi ubu nakwereka umuryango wowe wamperegesiwe se ndokubwiye ngo uze muri iyi nzu we ko waje kameze urimbe uzi ko kuva wagera muri iyi nzu n'imbeba zari zirimo zabimenye ko waje zikagenda sonera ku ruzinga ubundi uguswe kubwana nyokobuja mabuja ariyari condo umve imbere ni kwa rupfu umva nkubwize ukuri uzabaze na bosi wawe wakuzanye zinga amabingo usubire iyo uvuye kuko njye ntiwamenyera uko wiboneye umfa zinga amabingo usubire iyo uvuye ndagiye ariko ndakwirukanisha ariko wanyumvishe karaginye ugenda nkubure toka mucafu weye sone wowe urazana ko kameze karagenda wagera buretse ariko none se shamano yego ndakumva Matiya itese sha shanda rebye nta kibazo duherukane ako ni bya bindi n'ubundi dore ariko se nanubu koko ese uyu mugabo yanze kumpembere oya ndavuga kuri ya negisi kuri ya negisi cyagerageje ukareba ko wakora n'iriya nzobe ya nyokobuja ariko negisi rero nyigeze kure ndi kugenda buri munsi nteramo akantu nongera nteramo akantu urebye ndenda kubigera nyamara nzarya komeza wigira umwana wigira umwasama nka shobuja Matiya ni ukuri ntabwo ngomba kwigira umwana ariko shama nohina wamuntiza nk'ijoro rimwe we Matiya ndakuzi wowe umva ni ukuri ngo ngende niberemo ayo masaha yose manoyina utanyibagiza se mwana nahinje kureba amafaranga asobanura y'amafaranga umva kubwira iki kigabo cya mbere y'ibamba yankujeho neza yandaye tereka reka aha dorari no mu nzu mu kanya wabona nanageze ahangaha ni ukuri arahari baretse ko yahaba atahaba ntacyo yantwara yangira ati benshi ugira ngo kuva yazana yamperegesiye yari yava muri uru rugo baryamye barya amafi barya amakoko ntibakiryo ariko si iyo mperegesi buriya ibanita na nyokobuja sisi ubona ko bamushyize ryiriya muri anexe nyine urabona hari icyo bya hano yabaye umukozi ubasaviye komeza wigira umwana
ndi wowe icyo cyo ndacyitaho imboga zibona abana aya matera uhumura ni gake gake runono nkashiduka nagezeyo dore ngicyo cyaje sibyo nakubwiraga se ngo kiraje kubona kigenda kininagira gice ariko cyo matibazo rwose iyi nsombo uzayimara ya narayigabanye iya ninjye wigenga zamubite ni byiza boss ubu se yaje gukora iki yaje kujya kuguza amafaranga konzi ko ibyo bimugenza ariko harayo nkwatse se boss usanze Mathias ari kumbwira ngo azampa ngo umurima ngo mpingemo imyumbati nawe uzaze rwose yawe uzaze umurima uguhese ngaho wenda wasanga ntawamenya da azawuguha buriya nzawumuha rwose nzawumuhasha wera imyumbati reka da igiti kimwe baterega nicyo nkwemera uri inshuti yanjye none se za umaze kuvuga se ngo ntaga gukanga ninde cyangwa n'uwo Mathias w'inshuti yawe ugushuka unyumvire boss kankubwiza ukuri urabizi twarakuranye kandi uri inshuti yanjye uyamubwire kuba warampaye akazi ntabwo bivuze ko wajya kunsuzuguza iriya meregesi yawe wigeze ubona nsuzugura amabuja wa mbere cyakora ariko iriya meregesi yawe uzi ko n'imbeba zabaga mu nzu zirukanye kubera iriya ntuzayo wazanye Mathias ararengana mubwire noneho mwica hano muri kujya umugambi wo kugira ngo muze kunuka mu nukire n'umugore kandi zamu deni Mathias uri kugutera reka kuvuga gutyo uramenye wa mugabo we uramenye ibyo bintu ukanshukira umukozi bitavuze ko nawe nubwo twakuranye uri inshuti yanjye nk'uko bivuze yumvira utambwira gutyo kandi nawe Mathias kubuza muri urugo tukakuguriza amafaranga ukagenda ugakemura ikibazo cyawe nyumvira ubusumaya yahe ngo uzu ntukiri wanjye umpaya yahese Manoina harya ngo ni boss ni boss boss wa none uramukoresha turamuhera ewe aba boss baragwira ahubwo gira uti yakabaye wubu reka da iki mumwirire wenda wowe yakumva da nk'umugabo wirukana umugore w'inzobe usa kuri umugore mwiza kuri akamujugunya Mathias ceceka mumwirire wenda we yakumva sigaje nukumbo Mathias muceceke mbabwire iki se ibyo rero byose ibyo wavuga byose hano ni wanjye sibyo iki se urumva ko wabayeyo byarangiye kugira inyuma y'igipangu cyangwa ujyane n'iyo nshuti yawe cyo nuko ntacyo wangira ntacyo nakugira iwanjye amafaranga najyaga ngo nta n'icumi uzongera gukura muri ubu urabyumva neza ngo amafaranga ntayo ngusabye byongeye kandi inzoga y'imbwa itera inzoka nawe wamuka ari tasi pohashe reba ukuntu ukagenda nk'agatsege gusa ejo bundi uri kugenda mvuga ariko rero buretse gato ugeze mu muhanda nakwe kwisharananga ni mu muhanda nyine toka we nyana yimba sereri ahangaha yosha n'igishira rw'ubu watetse uko manguriye wa mufite wawe nagatanga ikindi uracyagenda ahangaha naje ubu se shaho haranagukingurira ko nshimye ubushize kwiretse ukinjira noneho wa mugabo uramukizwa n'iki reka da we nkingurira bosi karakubagira ibisiga ugira ngo se umutono wa bya bintu uza ngo gitumye riba ritavoma umva ariko nkubwire twanza abanzuza urakoze cyane ariko ubwo ngusize niko ngusanga shaho hagararaho shobuje ntiyabaye gabanya amagambo hagararaho c'est pas kwizukuri ikibazo kikuzanya uragikemura ubu njenje ngirwa mubeshya ngo murasenga
usenga ibiki ubundi oya njye ndaje kandi njinje uraje ndaje mabuja baramusubiza mu nzu icyo nicyo kingenza bagomba kumusubiza mu buryamo bwe mu buryamo ariko ye baba we niba nasenga Muhammadi niba nasenga iki iriya mperegesi ivuye muri iriya nzu niba nasenga iriya iravamo pastor reka nkubwire cyane genda ariko reka nkubaza kandi kantu ubundi wowe nta kibazo ufite sha jewe nyamara tumusubijemo bura nawe wakongera ugatora ntakigira mabuja hari ubwo heruka muhariye njenje rero icyo nicyo kingenza reka nihute ariko ndabikemura none aha uri menshi muraho Yesu nashe Yesu ashimwe cyane pastor mumeze mutese turi amahoro turashima Imana murakomeye ibintu byose ni amahoro nanjye ndaho murakomeye se namwe yewe by'urubyaro rwawe ndabona bitoroshye ndabona byaratuyobeye ni bya bindi nyine usanzwe uzi uracyari muri ka gahinda namaganye na n'ubu se na n'ubu niyo mpamvu buriya numvishe nshaka kukuganiriza nk'umubyeyi wacu nshaka gukomeza kubwira iby'umwana wawe ngo ndebe ko byibuze hari icyo mwamfasha wenda nk'abantu nk'ukuri uyu mubyeyi ntajya ananirwa umwana uko byagenda kose mukamuganiriza mugakomeza tugakora ibipfunsi inzu tukareba yuko byibuze yahinduka na n'ubu biracyari bya bindi urambona ko nsanze mu gikoni izina rya Yesu na n'ubu ntabwo arahinda biracyari kwa kundi kandi pe ndasenga ntabwo ndabishobora gusenga papa Didier aracyameze kwa kundi nabyumvaga mu minsi ishize utagira ngo nacogoye gusenga wenda akaba ari ibigeragezo bya satani hoya ahubwo niyo byari ishuri ry'Imana ariko ryarangira kandi natwe tugomba kumenya ubwenge niko Bibiliya ivuga ndagira ngo rwose n'ubundi ukomeze umfashe mumuganirize mugorore rwose mukomeze mumbe hafi murwanirire mumugira inama turebe nicyo ngicyo nari nahamagara kugira ngo mve inama kunganiriza kuko ndarushye mu by'ukuri basezeranya mwiga inyigisho zo kubana nabonaga umugabo ari umugabo muzima ariko ukuntu satani yaje kuba kindobya mu rugo rwanyu ariko rero burya satani ni mubi ajya ashaka gutandukanya abakundana ajya ashaka gusenya ingo ajya ashaka gutandukanya umwana na nyina ajya ashaka gutandukanya umukazana na nyirabukwe ubwo rero icyo kigeragezo satani gitangiye kwizirika aho ngaho tugomba guhangana nacyo mu buhe buryo rero ntuntume ngo nawe uterera aho ngaho hari ikintu cyakirukana abadayimoni mu buryo bukomeye cyane uri ugenda ufata amasengesho yo kwiriza ubusa umunsi umwe utariye utanyweye yaba ejo ubwo ndibaza ko wariye ahari cyangwa wanyweye gusa ndabona umubiri wawe utishimye ariko wihangane ibyo byose ubyirengagize guhera ejo nta byo kurya nta byo kunywa winginga Imana uyereka iki kibazo nanjye aho nzaba ndi nzafata amasengesho yo kwiriza ubusa ntacyo ndiye ntacyo nyweye tubanze tubyereke Imana nyuma ya saa sita amasengesho arangiye nzaza gushaka papa Didier mushyire hasi nzamuganiriza nirukana abo badayimoni nirukana abo bazimu urugo rwongere rubonekemo amata urakoze cyane buriya nkunda umuntu umugura akomeza gusunika mu bintu by'amasengesho cyane hari ikindi nibutse abadayimoni bateye aha wagira ngo no mu muzamu batuyemo kugira ngo uzinjire inyuma yari amarembo cyangwa uruke inyuma winjire imbere nagahomamo rimwe na rimwe umuntu ashobora kuza azanye n'inkuru nziza ntayigerane mu rugo kuko umuzamu uhagaze ku marembo kandi mujye mwibuka munamubwire twahawe ubutware ko tuzakingurirwa n'amarembo tukinjira mu bwami bw'Imana none nimba abamarayika bazadukingurira kuki dutambukane inkuru nziza twagera imbere y'umuzamu ngo genda wambungereze ugenda naho nkuzi aseshu wibe umeze cyane ne mfite akabazo nashaka kubaza nabirenze nshobora kubaza kuri amukobwa ni umukozi ni umugore wawe asubira niba ukomeza kwibazaho shangiye kubera ukuntu asa nawe yambaye neza ukuntu ari icyuki mbona niba ari umukozi nyine yazakugusha aya uriya ni umukozi urumva ahubwo ni kwa kuntu umuntu arifitiye ifaranga ukamugaburira neza akagenda agasa neza ubu nawe mu minsi mike uzabura ukuntu uzabuze ese kuki utazanye umukozi w'umuhungu ugashaka umukozi w'umukobwa kandi nta mudamu reka mubwire rero
urabizi sinzi guteka ibaze nzanye noneho umukozi w'umuhungu twagaturya ibiryo bimeze gute koko gusa nyine nawe ngo ubize hotelera ibaze guteka ariko ntabirenze ariko nta mpamvu umuhungu kandi nanindi kwitegura ko nawe waza tukaba turi kumwe umukobwa urumva hari nawe uhari si byo byiza se ahubwo naje uzamwirukane tuzashaka undi ahubwo ibyiza uzishakira uwawe hari ikibazo se nabi kandi urakoze gusheri Wowe mangano urinde Ndijegera. Jegera kabasazi baswa musa n'abasazi uri jegera koko nese urazije kubaza iki hano Ushaka abantu bahano se hano ko habamo abantu benshi urashaka ndi hano Ushaka nyirurugo nagira umbwire rero ko ntawe uhari uwo ngo ushaka niba atari njye uri hano ni urugero njye uri hano nyine nta wundi uhari wowe uhari mu mwanya wawe nawe ndamushaka mu mwanya we ntawe uhari rero njye uhari subira rero niba atari njye ushaka ndemera ko n'abantu binjira mu rugo rwe nje nakubwiye ngo niba boss adahari ntabwo we wemere kwinjira hano ni njye uri hano kandi ni njye ubushinzwe ibya hano byose subirayo rero ntawe uhari ayo mategeko ndayaguhaye urakingura ndukingura nigendere iki gisaze kandi hari amategeko agenga boss hano mu rugo rwe hari nagenga njyewe kuri uyu muryango wanjye cyangwa ubona barankize hano nk'umutaho mbakubwire wejegera jya kujegerera iryiriya muri Karama yose hano ntabwo ariho baza kugusabira mu by'ukuri urumva hano nakubwiye ko nari bukingure ngiyo navuze ngo sinkingura sima ndi bukingure ushobora kuba utari muzima kanigende ariko ntabwo uri muzima rwose ntabwo uri mutaraga dore nyabinjyana utarayerega niko nyabi wanitse izo nyama zawe z'amatako kugira ntwarire umugabo gutaruka nagize ndetse no mu mama yanjye ni wowe unteza uramuziha ngo ni zamu uri kumva cyenda agazamuka akansuzugura ko kimeze nk'ihene iri kurira umukingo irisha hejuru wumva ndakubwiye ngo ujye wambara ibintu bikubura hasi utazantwarira umugabo w'agakobwa we urumva hari iteretse wagira ngo mwageze kwa nyoko ko nagusubiza kurya ibijumba by'iwanyu ndavuze ngo nzongera usanga wambaye gutyo nzatwika ishashi nyigutwikisha izo nyama zawe urumva gatsinda ntikiruka kutaruka haguruka ngo wajye kwambara imyenda miremire vuba mugabo wanjye atagwa usanga aho ngaho akareba izo nyama mbonye mugenzi we mwamenyanye ikintu nenda kuvuga nk'isi naba nkikikubwiye rwose yakubwiye nizere ko wumvise hari ikindi gisigaye nakongeraho ntacyo pe
ariko nanjye rero ngira akantu nongeraho ukazigera kumubwira ko uri umugore wanjye cyangwa wigeze kuba umugore wanjye. Irashashe rwose azaye gutwikisha ni pasi, ubwo genza gutwikisha ikira kanyumvera se nikira, ariko icyo cyo kirahagije nzajyanira rwose. Izundi kutavuga ntiwemera ntuhakana bazongeraho n'ibindi. Kanigendere cyakubwe birahagije furwa ngurwa. Marene nawe pasiteri ndabashimiye, ndishimye cyane mbere na mbere ko mwumvishe igitekerezo cyanjye n'icyifuzo cyanjye mukaza kundeba kandi mukabishyigikira. Ni ukuri numvaga ntegereje uyu munsi ukuntu mwari mwambwiye ngo mbategereze muhagere muze mumfashe ruriya rugo turebe ukuntu twabigenza. Ni ukuri mwagize neza, gusa nanone mumbabarire kuba naragiye mbarushya mbagora nkagenda mbatesha imirimo yanyu cyane ko munaturuka kuri, ariko ni ukuri pe ndanezerewe cyane kandi nzi ko mumbabariye nk'ababyeyi. Murakoze cyane rero, nabashimiraga yuko mwari muje kugira ngo dukemure cya kibazo cya ruriya rugo rwanjye rwananiranye. Murakoze cyane, nabashimiraga kandi nanabisegura ko mwanyumvise mukaba mwanyumviye rwose. Imbabazi turaziguhaye kandi nawe warakoze kwihangana. Burya rero duherukana umbwira dupanga ko dufite gahunda y'amasengesho y'umunsi umwe, uzayakorera aho uri nanjye nkayakorera aho ndi kuko hatari hafi. Aya masengesho ndizera ko yakoze uko twayavuganye, nanjye kandi nayarangije ejo. Ubwo rero warakoze umushumba mwiza apfira intama, kandi nawe warakoze kuba intama nazo zikamwumvira. Nawe warakoze kuba warabitubwiye tukagira ibyo dusanirira hafi. Kwizera rero kugiye kugomba kurema imbaraga zako. Ndizera neza ntashidekanya ko imirimo y'Imana igiye kugaragara kandi rwose vuba byihuse cyane. Yego nibyo nakubwiye ko nyuma yo gusenga dutegereza imirimo y'Imana, kandi uyu munsi ndizera ntashidikanya ko Imana iri bwigaragaze ikongera ikagira ibyo ikora bishyashya. Karyasiwe ndabona nabonye abashyitsi. Abase nabahera wanjijiwe ntago ari ndikubwira. Uvuze ngo injiji? Uyu nguyu injiji? Uwo n'umupagasi wanjye. Uyu nguyu uramuzi? Kuva ni gute mba utemberana n'umukunzi wanjye ngasanga utaratera? Ni wowe watumye ahinduka gutya? Ni watumye wa mubiri w'umushiraho? Uyu ni umugore mu rugo rwanje. Uyu ni umugore wa papa Didi, uyu ni mama Didiye. Uyu ijuru Imana iramuzi, amategeko aramuzi, natwe turamuzi, n'itorero riramuzi. Yarasezeranye, ni umugore muri uru rugo. Niko uyu ni urimo kuvuga ngo ni umupagasi wawe? Uyu ninjye wamusezeranyije. Uyu yakoze icyo bita gushyingiranwa kwera imbere y'itorero n'imbere ya leta. Wowe rero ahubwo uteye uturuka he? Uyu ko ari we nashingiye kubana na papa Dede muri uru rugo, wowe urafata. Papa Dede so waje winjira mu rwuzuye. Ibyo mu bwasimize kanzana n'umukunzi. Agira vuba ahubwo muzane. Papa Dede Ujuri papa Dede unesha agaciro ko nkuri wacu mbeshye ngo uri umusore naho ufite umugore wishe urupfu rubi gutya kuko nyirenze ko nzashaka umugabo nishakiye wanjye utafite undi mugore. None reba agaciro unesheje. Mangusha mu ndakubabariye gusa muvandire kamubwire utazabona nari meze kuriya ntuje ndi hariya. Amen. Ibintu byose ni ugusenga. Amen. Nubwo ngo ubabare ntibirangirira aho, ahubwo
genda usenge ukizwe ujye ubaza imana imana aba ari igucira inzira ureke kwicira inzira imana nigucira inzira uzajya ugenda mu mucyo w'imana ntabwo uzongera kuyoba kuko ubu wagiye nk'impumyi ndakubabariye ariko ugenda ukurikiza ibyo ngibyo kuko kwihangana nagize nuko nkijijwe nawe nukizwa ibi ntibizongera kukubaho kandi uri mwiza pe ntabwo uzabura umugabo urakoze cyane ndumva umutima wanjye uruhutse kengeye gukiza uze tujye tujyana nzajya rwose si inkanzi tuba tujyana mu masengesho nzajya nguheka nzakujyana n'ukuri Imana ibamugisha pasi Amen, amen, amen. Imana ibamugisha Amen. tumwe nsobanukirwa Amen. Tuza bari hejuru.